nanone nongeye kubaha ikaze bakunzi beza. Muri uyu mwanya tugiye kubana nkomeje kubabwira ko abo bitameze neza mwihangane, ndetse nabo bimeze neza mukomeze mushime Imana, nabo bitameze neza mbabwira ngo bakomeze bashime Imana basenga, kuko mu bintu byiza tugomba gusenga, hanyuma Imana iraje itugirire neza, ntabwo ariko bihora. Nuko rero muhawe ikaze muri iki kiganiro, ndabinginga kugira ngo mukomeze mu nkunde nanjye mbakunde, mukomeze mu ibitekerezo n'inama n'inyunganizi. Murakoze. Hanyuma ikiganiro cy'ubushize hari umukunzi umpaye ibitekerezo arambwira ati wani umuntu abaho kubera abandi. Yego, nemeranyije nawe, ndavuga nibyo, umuntu abaho kubera abandi, nta nubwo umuntu yabaho wenyine ngo bikunde n'ubuzima ntibwamuryohera. Byari biturutse ku kiganiro cyari cy'uwo munsi kigira giti ubeho wibereyeho. Kubaho wibereyeho nayo nshatse kuvuga nuko ugomba kubaho nta competition urimo, ugomba kubaho utari kuvuga ngo mbe nka kanaka, ugomba kubaho nkaho ubwawe. Rero naha ngaha ugomba kubaho nkaho ubwawe, ugomba kubaho kubera abandi ariko nkawe ubwawe, utabigana ibyabo ngo ari byo ukora, ahubwo ubarebereho ibyiza cyangwa se ubane nabo ariko nkawe. Hanyuma ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ibiriho by'uyu munsi iragira iti umuntu n'undi. Yego, ahangaha bishatse kuvuga ko umuntu akeneye mugenzi we kugira ngo abeho. Umuntu akeneye mugenzi we kugira ngo ubuzima bumuryohere. Nk'uko Imana itemeye ko umuntu aba wenyine ikamuremera mugenzi we, niko buri wese muri ubuzima bwacu bwa buri munsi dukeneranye kugira ngo ubuzima buryohe. Ni nayo mpamvu umugabo ashaka umugore kugira bakabyara, bakororoka, bakagira famiye. Nyine ubuzima nibwo buryoha. Uri wenyine ntabwo ubuzima buryoha. Ugiye ukaba ahantu wenyine kure wenyine, ntabwo ubuzima bwakubihira. Ariko iyo uri kumwe n'undi muntu, ukagira umuntu muganira, ukagira abantu muvugana, ukagira abantu ubona ko bagutekerejeho, bagushatse, ubuzima buraryoha. Rero umuntu akeneye undi kugira ngo abeho. Ahangaha rero bene data, hari igihe umenyana n'umuntu ukagira ngo umenyanye na Satani, numva kuvuga gutyo. Ariko hari umuntu mumenyana akakubwiriza ubuzima pe, ku buryo ugera ku rwego ukavuga se uyu muntu ubundi twamenyanye dute, ubundi ugatangira ukavuga ubundi Imana kuki umuntu wemeye ko tumenyana. Hakaba hari n'undi muntu mumenyana ukavuga ati Imana ahubwo uyu muntu yabagahe. Mwe ntabwo ujya babaho, njye bimbaho, ni umuntu yabagahe, ubundi ko natinze kumenyana nawe, akakubera umugisha. Ubwo rero abo ni abantu bose twakira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko umuntu yifitemo ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu yifitemo gukora ikintu cyiza, ibintu byiza byinshi. Umuntu ndetse nanone yifitemo no gukora ibintu bibi byinshi. Ahubwo icyo uhisemo kuba cyo nicyo gihabwa umwanya munini mu byo ukora bya buri munsi, nicyo gihabwa umwanya munini mu buzima bwawe. Nimba muri wowe wumva icyiza ari cyo kigomba kuganza, nicyo uzakora, nicyo uzatekerezaho, nicyo kizaba, kuko nawe nicyo uri kwimika muri wowe. Nimba no kwimika ikintu kibi muri wowe, nacyo nicyo kizaganza, nicyo kiziganza. Usanga abantu muri kumwe bari iruhande rwawe buri gihe ntibagushaka, bakuzi nabi, bakuvuga nabi, nta numwe donc nawe ubera neza. Kubera iki? Muri wowe wibitse nyine nabi.
uhora utekereza ibintu bikubandi, uhora nyine wimika inabi muri wowe. N'uwimika icyiza rero n'undi ajya akora ikibi akavuga ati no iki kintu icyiza akaba ari cyo atekereza, akaba ari cyo yimika, kubera ko nyine niyo mahitamo ari kugira. Hanyuma niyo mpamvu tutagiye kure cyane, umuntu ni undi. Ndibaza n'umukoresha akenera abakozi kugira ngo akazi karusheho kugenda neza, business irusheho kugenda neza. N'abakozi kandi bakenera aba boss kugira bashinga ama business babone utuzi. Niyo mpamvu umuntu n'undi. Ariko nubwo umuntu ari undi, ahangaha umuntu n'undi, ariko se ukeneye uhe muntu mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bukuryohe? Umuntu ukeneye n'indi. Ahangaha ni ikibazo kiri. Umuntu akeneye undi, ariko wuhe? Ariko nkeneye nde mu buzima bwanjye, kubera ko nta kwibana. Ese ni bande nkeneye kwimika mu buzima bwanjye? Nari nicaye hano ndi gukora ikiganiro, ariko nakeneye cameraman. Ntabwo nari kubyifasha, namukeneye kubera ko yagombaga kumfasha ibintu bikagenda neza. Rero ni nayo mpamvu buri wese akeneye undi kugira ngo ubuzima bwe buryohe, ndetse n'ubwa mugenzi we buryohe. Ariko umugenzi wawe aje kugufasha iki? Aje gukemura iki mu buzima bwawe? Ese niyihe mpamvu uramwimika mu buzima bwawe? Ibikomere duhura nabyo bya buri munsi tubiterwa n'uko twinjije mu buzima bwacu abantu batari bakwiye kubyinjiramo. Umuntu wababaye cyane mu buzima ntabwo uzaza umubwira umuntu. Urakaza ukavuga ngo umuntu nguzi ko ngo kanaka ntukambwira abantu. Kubera iki? Umuntu azi igisobanuro cy'umuntu yinjije mu buzima bwe. Yinjije umuntu mu buzima bwe, arangije amubera imungu. Nka kuri ibishyimbo, imungu zijya mu bishyimbo ukuntu bihinduka. Nawe aba yaragize amahitamo mabi ku muntu yimitse mu buzima bwe, umuntu yazanye mu buzima bwe akamukomeretsa. Umuntu akomeretswa n'uwakunda, umuntu akomeretswa n'uwo yahaye umwana. Kuko ndibaza umuntu utitayeho yagukomeretsa ate? Ukomeretsa kuri wa muntu wibeshyeho, ukagira ngo ni umuntu nawe ugufata nk'umuntu, kandi ugasanga wowe ntiyagufataga nk'umuntu. We ni nk'ikibazo kibera. Rero ahangaha ngiye ikintu kwita nibaza, yego ariko se none abantu bose ko umuntu n'undi, yego nase abantu bose urabagira bose abantu bawe? Ese abantu bose baraba role model wawe? Cyangwa se uravuga ati ninde nkeneye ko ambera role model? Impamvu uyu muntu yambera role model ni iyihe? Nimba ukeneye kumera nkawe kubera ko akora ibi n'ibi akubera urugero rwiza, yego mwigane. Ariko ndibaza atari buri wese uri bwigane uri bukubere urugero rwiza. Ubwo rero ahangaha nyine kuvuga ngo umuntu n'undi, yego ariko uwo muntu aje gukemura ikihe kibazo mu buzima bwawe? Ese ari kugukura hehe? Ari kukugeza hehe? Kubera ko niho hantu usanga twibeshya tukakira inshuti mbi mu buzima bwacu, zikadukomeza zikadusigira n'agahinda gakabije. Niyo mpamvu hanyuma ahangaha ngo ntibikwiriye ko twinjiza umuntu wese mu buzima bwacu. Ntabwo bikwiriye ko twinjiza umuntu wese mu buzima bwacu, kandi n'abatoshe ko badukunda kandi batadukunda baje kudukomeretsa, baje kudusigamo ibikomere. Hari abantu wagira ngo bakoze business yo guhemukira abandi, ukagira ngo hari n'inyungu abikuramo, kandi ntayo. Cyakoze menya bari gukorera Satani, kuko nawe afite ukuntu ahemba nyine. Ariko ukabona umuntu nyine donc wakunda guhemukira abantu cyane nta n'impamvu. Ahangaha rero nubwo umuntu yifitemo gukora ikintu cyiza cyangwa se kibi, ugomba kuhita uvuga ngo ese umuntu uko ngiye kumwinjiza mu buzima bwanjye, ese uyu muntu icyiza muri we nicyo kiri kuganza? Ese ikigiye kumpuza nawe ni igiki? Iyo ibyo kintu wamaze kukimenya,
byibuze uragerageza, biragoye ariko uragerageza ukavuga ati uyu muntu yego ntabwo nabaho ntamufite, ndakeneye abantu kugira ngo mbeho, ariko se abantu no kubana nabo nshizeho ihe limite kugira ngo aba bantu batazambabaza. Uyu muntu tujye guhura muri iki n'iki ntazagira ikibazo kuberaho, ese ntazagira agahinda gakabije kubera uyu muntu ngiye kujya nawe muri ibi n'ibi bitandukanye. Nkomeza ngiye mbwira n'abantu ni ukuri guhemuka ni bibi. Uzaba mugenzi w'umuntu gute mu gihe umufitiye ubugome? Uzagira neza mugenzi wawe mu gihe isi sinzi twuzuye ubugome, twuzuye ibintu bibi gusa. Ntawe ukifuriza mugenzi we ikintu cyiza, ahubwo mugenzi wawe yagize ku kintu cyiza niho ahubwo umurwanya wivuye inyuma. Ubwo rero nshuti zanjye, ahangaha ni ikibazo gikomeye duhura nacyo mu buzima bwa buri munsi. Ahangaha umunezero wawe ntugashingire ku bantu. Umunezero wawe ntukemere ko ushingira ku bantu. Umunezero wawe ntukemere ko ushingira ku muntu n'umwe. Umunezero wawe uzajya ushingira kuri wowe ubwawe, aho ari uzajya ushingiraho uvuge ngo nkeneye iki mu buzima, nkeneye kuva he nkajya he, nkeneye gukora iki n'iki. Hanyuma umuntu we n'undi, kuko nta kintu na kimwe uziyegeraho wifashije, ariko umenye n'uyu muntu ugomba kugira umuntu wawe. Ntabwo abantu bose ntabwo bagomba kuba bagenzi bacu. Hari tugomba kugira abagenzi bacu nabo tugomba kureka, ariko buri byishimo byawe ntibigashingire ku muntu. Wowe uzinezeze, wowe usenge, Imana ikube hafi, Imana ikubere nyambere, wowe uharanire iterambere ryawe. Ureke kwita kuvuga ngo umuntu ubwo rero ahangaha urumva ko ntabwo umuntu ubuzima bwaryoha ari wenyine, ariko mu buzima kugira ngo buturyohere ni amahitamo yacu yo kumenya guhitamo umuntu mu by'ukuri dukwiye kubana nawe n'uwo tudakwiye kubana nawe. Nubona umuntu ari mwiza kuri wowe, nubona umuntu hari icyo aje gukemura kuri wowe, nubona umuntu hari impinduka azanye mu buzima bwawe, wowe azabe mugenzi wawe, uzamwinjize mu buzima bwawe. Nubona umuntu aje gusenya ubuzima bwawe, nubona umuntu ahubwo n'ibyo wubatse aje kubisenya, uwo muntu uzamujye kure. Murakoze, byari ibitekerezo byanjye mu kugira ngo dukomeze twirinde kugira ikibazo ihungabana rikabije duhura naryo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nabyo biri mu bintu nabyo ikibazo kibitera, biri ko tuzana abantu mu buzima bwacu babi, hanyuma bakatubabaza, hanyuma bigatuma tubabara, ubuzima bikatubihira. Ariko nitumenya guhitamo umuntu dukwiriye kubana nawe, umuntu mukwiriye gukomezanya, umuntu ukwiriye kugira inshuti ye nyanshuti, ubuzima buzakuryohera, ndetse nta nubwo tuzahura n'iki kibazo cy'agahinda gakabije duhura nako mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze, Imana itugirire neza, Imana iduhereze inshuti nzima, Imana iduhuze n'abo mugisha, Imana ituremere ibidukwiriye, hanyuma n'ibidakwiriye mu buzima bwacu ibijyane kure. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Ibitekerezo n'inyunganizi no gukomeza kuduhugura nibyo muramukoze n'umubitugezaho. Hanyuma na kimwe twakwishoboza, Imana niyo nyambere mu buzima bwacu. Ntabwo twamenya guhitamo inshuti nzima ngo tubibashe, ariko umuntu n'undi, kubera ko umuntu ahindurirwa ubuzima n'undi, umuntu Imana ica mu wundi muntu kugira ngo ubuzima buturyohere. Hanyuma akadusenge Imana kugira ngo Imana iduhuze n'abantu bazima mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana iri mu ijuru, Mana igira neza n'amahoro tugarutse imbere yawe. Ndakwinginze uri Imana ihambaye, ntawe uhwanye nawe, ushira hejuru. Mwami ndakwinginze ni wowe wamenya inshuti zidukwiriye. Reka uduhe inshuti nzima, reka uduhuze n'abo umugisha,
Mwami Imana ndakwinginze umuntu n'undi yego ariko umuntu ashobora kukujyana mu nzira mbi, umuntu ashobora kujyana mu nzira nziza. Niyo mpamvu Mwami nkwinginze kugira ngo mu bakunzi bari ahangaha babumvise ikiganiro bagikunze, twese uduhitiremo abantu bazima dukwiye kujyana nabo muri uru rugendo rwo muri ubu buzima. Urakoze kuko bikuze, urakoze kuko utugiriye neza, mu izina rya Yesu hejuru, amen. Hanyuma murakoze, naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ciao ciao.